وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد Muislamu cyangwa se Umuislamu kaza ari kubaza ku itegeko rirebana no kuba hukumu y'abantu gushakana barasambanyeho. Ni ukuvuga ngo umuntu umusore cyangwa se umugabo yasambanye n'umugore cyangwa se n'umukobwa runaka, bakaba barabyaye cyangwa se batarabyaranye, bashobora kubyarana cyangwa ntibabyarane. Ati ese byaba byemewe ko bashakana? Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Abamenye iyi mas'ala uburyo bayivugaho wenda byumvikane neza, hari bamwe mu bamenyi bavuga imvugo z'uko aba bantu atari byiza ko bashakana, nubwo se iyi mvugo idafite imbaraga cyangwa se ifite ubundi busobanuro. Aba bamenyi bavuga ko bano bantu badashakana bashingira kuri aya ivuga yuko surati an-nur aya ya 3 yuko azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika ala almu'minin. Ngo yuko umusambanyi adashaka usibye umusambanyi mugenzi we, umusambanyi kazi cyangwa se agashaka umushirikina. N'umusambanyi kazi ntabwo ashakwa usibye ko ashakwa n'umusambanyi cyangwa se umubangikanyamana. Ariko ngo kwemera Imana nyakuringa ibyo ngibyo ni kizira. Iyi mvugo cyangwa se bavuga iyi mvugo baba bashingiye igihe bano bantu bashakana batarakoze tauba. Niyo mpamvu imvugo ikomeye cyangwa se imvugo y'abamenyi iri hejuru nuko kuba umuntu yasambana na mugenzi we, gusambana ni icyaha gikomeye cyane kikizira kinuka imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. Umuyisilamu agomba kukirinda. Ariko iyo abantu bakiguyemo bagafata umwanya bagakora tauba y'ukuri, Allah subhanahu wa ta'ala azikara abanyakuri kuri yo, bakayikora bagatandukana. Tauba byumvikana ahangaha bagomba gutandukana igihe gifatika. Apana babandi bashobora kuba babana bari gusambana babimazemo igihe, hakaza umushehe muri abashehe bandarumanga agahita avuga ati, bagamubwira ati ejo uzaze mu rugo twungisha indoa. Abangaba ntabwo byemewe, ari nabo bahita binjira muri iriya aya twamaze gusoma, kuko bano bantu bari muri zina. Nawe uraje uhise ubakomerezaho ya zina yabo, nta mwanya babonye gukora tauba. Abangaba ntabwo byemewe kabisa. Iyo baguhamagaye ukamenya iyo situation ko ariyo bari barimo, urabategeka bakabanza batandukana kugira ngo bakore tauba, bagatandukana kabisa. Bamwe bamenye bavuga amezi 3, abandi bakavuga ukwezi, hashingiye wenda nicyo uwo mumenyi cyangwa se umushehe abari kure. Ariko gutandukana ni ingenzi, bakagenda bagakora tauba. Iyo bakoze tauba rero nasuha igaragarira amaso yabo baturanye, igaragara kabisa. Umuntu akavuga ati kabisa runaka yakoze tauba kabisa, ikigaragara yaririye Allah, yarivebye. Yaba ari ku ruhande rw'umukobwa n'uruhande rw'iki rw'umuhungu cyangwa se umugabo, bagakora iyo tauba. Ari naho hano hinjiramo ya hadithi kubamenye babyemeza abo ngabo ko bashakana, yuko ataibu mina dhambi kama la dhamba lahu, yuko uwicujije ku cyaha yakoze uwo nguwo abadwa imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala nk'utakoze icyaha. Rero ntabwo twashingira kuri ya aya twabonye, ahubwo bamenye bahita bashingira kuri iyi hadith. Imenya yakoze tauba tanasuha akarira Allah kicuza, uwo nguwo abadwa nk'utakoze icyaha. Ayo bakavuga ati rero bakora iki? Ahangaha bashakana. Ahangaha bashakana. Icyo ni kimwe. Ikindi nuko nkuko twabivuze, hagomba kubaho igihe cyo kubatanya.
agomba kubaha igihe cyo kubatanya. Noneho iyo batwise, tuvuge uriya mugore yari atwise, ntabwo byemewe ko babungisha indoa uriya mugore afite iriya nda. Bagomba kubanza bagatandukana, uriya mugore akabyara, tawuba igakomeza, noneho bakazabungisha indoa muri nyababyeyi nta kintu kirimo. Kubera ko ntabwo biba byemewe kungisha indoa umuntu wasambanye. Hari abantu bahita bivugishwa ngo aramenye bavuze ngo iyo ndangi yariye, ngo nta kibazo. Yariye wabimenya gute kandi umuntu yari umusambanyi? Umuntu wasambanye n'umuntu umwe yarabyiziruriye, uwo ngo yabishoboka ko yaba yaranasambanye n'abantu benshi. Kuba yarasambanye n'uwo muntu, ko ubusambanyi ntibugira abashahidi, ni ikimenyetso cyo kuba yasambana cyangwa se yarasambanye n'abantu benshi. Ntabwo rero umuntu yaza akavuga ati ngo ni njye ngo asambanye nawe gusa. Niyo mpamvu tutabishingiraho ngo tuvuge ngo niba ari kubyemerera ngo yanarahiye, ngo ubwo ngo nuwo ngo inda ngo niye, ngo ubwo ngo tuba sezeranye ngo ubundi ngo inda ngo niye tu. Oya, kuba kwanza yaremereye uyu nguyu ngo amusambanye ntatinye Imana, biranashoboka ko n'abandi bamusambanye. Ubwo rero ntabwo umuntu yabishingiraho ngo avuge ngo barungisha indoa atwite. Bagomba gutegereza akabyara kugira ngo bahikishe ko muri nyababyeyi nta mwana urimo, kuko amategeko ya Islam kuva kera na kare hungisha indoa umuntu udatwite. Niyo mpamvu habaho zayeda. Niyo mpamvu iyo umuntu apfuye yari afite umugore, niyo byaba bizwi kwa muganga banabimpimye ko nta ndirimo, agomba gutegereza y'amezi 4 n'iminsi 10 kugira ngo bagire icyo bareba. Harimo inda ntayirimo. Ibyo byose Allah yabishizeho kugira hirindwe abantu kungisha indoa z'abantu bakoze icyo batwite. Ubwo rero abagomba gukora iki? Gutegereza. Ikindi cyakumvikana, ese umuntu wabanaga n'umuntu mu buryo bw'ubusambanyi, iyo bagiye kungishwa iriya ndoa bari gukora tauba, babyemeye ko bagiye gukora tauba, bakenera eda? Igisubizo naam, bakenera eda nyine. Umugore cyangwa se umukobwa wasambanaga n'umugabo bakaba bavuze ko bagiye gukora tauba, icyo gihe bakenera eda igiye guhakikisha icyo twavugaga ko muri nyababyeyi yabo nta kirimo. Abamenyi bakavuga ngo nibura ishobora kuba amezi 3 nka ziriya eda zisanzwe. Abandi bakavuga ko imvugo iri hejuru yaba ukwezi kumwe, kugira ngo bahakikishe ko muri nyababyeyi nta kirimo. Yuko ukwezi kurangiye bikagaragara ko muri nyababyeyi nta kirimo, barakoze tauba, bakungishwa nikahi inshallah taala. Ariko ukwezi kumwe kurangiye umuntu akabura imihango, hashobora kuba harimo inda. Icyo gihe barategereza, bakwemeza kirimo, bakazategereza igihe azabyarira, akanakora tauba, bakabona kungisha indoa. Byagaragara ko itarimo, bakabungisha indoa ikajyana na tauba. Ndakeka ibyo ngibyo navuga inshallah. Wallahu a'la wa a'lam. wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.